wanyeretse ishusho y'ukuri k'urukundo, ndanyurwa nibagirwa ibyahise, namenye kubahiga mu myitwarire, ibishashi by'ibyishimo binturamo, impuhwe ugira n'iz'abaziranenge, bizwi na buhoro ukiza amarira. Dore nguko uko byaje, uko byaje, umutima wanjye uwiharira wenyine, byanjemo kwiyumvamo, mpita niyemeza kugukunda nonaha, bimenye kuri njye nuko igitekerezo cyanjemo, ayiye shenge bisi nuko igitekerezo cyanjemo. Gusura bwa mbere natunguwe n'uburyo iwanyu buri wese yanyakiriye, urabyumva naguye neza bingumamo, nsa n'uwavomye ku isoko ifutse, amahirwe asa rimwe nabibonye kare, mfata umwanzuro wo kugukunda n'umutima n'ubwenge. Dore nguko uko byaje, uko byaje, umutima wanjye uwiharira wenyine, byanjemo kwiyumvamo, mpita niyemeza kugukunda nonaha, bimenye kuri njye nuko igitekerezo cyanjemo, ayiye shenge bisi nuko igitekerezo cyanjemo. Niyo ndyamye ntakubonye, ntakubonye, byanze bikunze ndakurota n'ukuri, byanjemo kwiyumvamo, mpita niyemeza kugukunda nonaha, bimenye kuri njye nuko igitekerezo cyanjemo, ayiye shenge bisi nuko igitekerezo cyanjemo. Nuko igitekerezo cyanjemo. winuteterera wisangira wagukunze, ntukagire irungu warakunzwe n'intore, kuva nkigukunda ntiwigeze undushya, igihe tumaranye wanyeretse ubupfura, by'urwoza buri munsi nzarusiga amavuta, nzabagarira urukundo
bwawe abakubuza inzira bakeme wikomereze rubera rw'abakubyaye wisangira ingeri yawe gahora n'ubupfura waranaburemanwe uzambera uruhimbi shuti nzakubera icyansi nunabona haga ntuzigera uturaga iyo ugize aho ujya iyo nakubona ururabo wakunze ukarurinda byose ndukubita amaso ntarukubonamo dushimiriya duhuje yahuje iyo mitima nzarurinda byose icyana kizarubura imvura ninabura nzajya nuhirira bwiza nagira ngo rero muduturire igitabo Imana yacu mu izina rya Kristo Yesu tugushimiye neza yawe amaso yacu ya buri munsi kandi mu kuboko kwawe kwiza kwaturinze turabigushimiye uduhaye igitondo cy'umugisha rero duhuriye ahantu heza bashimye ko duhurira dutya kugira ngo ibi birori byateguwe biheshe izina ryawe icyubahiro ngwinubane natwe dufashe tugirire neza turasabye ngo ubwiza bwawe bwongere bubonekere aha hantu uturinde umubi udufashe ibintu byose bigende neza tubigushyize mu maboko rero twirinda imbaraga zawe zigiye zikora imirimo byose nubibonekamo biratungana urakoze kuko ntakikunanira urabana natwe uturere neza utwiteho udufashe muri byose ndigushimiye izina rya Kristo Yesu cyakoze amwe namara kumwitegereza nkabona jyewe
hamwe nabo bagenda n'indamutse bohoye namuramutsa akagira ati abahungu ba hano ubwegera ndamutse nanjye kugereza iki cyuma kugira ngo aze kugira uko asuhuza twebwe twese nanjye mu Rwanda bandimo byeje ubunyamwuga. Twari tubafitiye urukumbuzi, reka rwose tubaramutse nk'uko babidusabye. Muraho n'urugwiro twakiranye kandi Abanyarwanda yabivuze neza, ibiganza bihuguye ubibona mwiramukaye, maze mukituramutse buriya tuguwe neza kandi ntabwo twababurana, n'ubundi dusanzwe tubasangana byose. Murakoze cyane. Bimeze neza. Rwose. Murakoze cyane. Kandi nishimiye kugera mu muryango wa Ntaganda Jean Claude, si ubwa mbere tuwugezemo, dusanzwe tuzi ko mwakira abashyitsi neza n'urugwiro ndetse mukagaragaza urukundo ruhebuje. Nicyo gituma tuza rero tubagana kenshi, ntuzandambirwe mu gihe ubonye nje mugendereye. Reka rero mbanze muramutse mu izina nimbagira muramutse. Muraho, murakomeye, dushimira Imana kuba twongeye kubabona, maze ukiraha umushyikirize n'ubutumwa bampaye. Bambwiye ngo nimpagera nkavugisha mukanyugururira mukamba icyicaro. Barabizi yuko nk'uko umusangiza w'amagambo abivuze, mwari mufite igitaramo nk'iki, kandi mu muco w'Abanyarwanda ntawigira. Maze barambwira ngo nze nikoreye, inkokora zireba imbere, mu muco w'Abanyarwanda niko biri. Hanyuma umuhereza wacu mwiza iyi ntabwo ashyikirije n'iy'intwererano y'umuryango wa Tabaro twaje twikoreye muri iki gitaramo. Murakoze kuyakira. Muraza kugenera umwanya naza kuvugamo ijambo rimbanda riri ku mutima. Murakoze. Umuryango wa Tabaro, reka dushimire Imana ko kubana natwe. Murakoze cyane. Reka nanjye ndasweyo, ntabwo nihuta nka ya yindi yabyaye ibihumye, ahubwo ndarasa ku ntego nk'uko munyemereye. Nyakubahwa François, nk'uko ubizi Umunyarwanda aravuze ngo aryoha asubiwemo. Nagira ngo ducumbukure cya kiganiro aho twagicumbikiye. Urabizi ko naje kugana mu minsi itambutse, ndi intumwa y'umuryango wa Tabaro kandi ngana umuryango wa Ntaganda, cyane ko ariho ubera ku ruhembe mu misango nk'iyi ngiyi. Nza mvunyisha, uranyakira, uranzimanira, hanyuma mbaza ikingenza, ubwira ko nta kindi kingenza ari urukundo. Ngira ngo ndema amaboko ndema amaguru, umbaza amashira kinyuma, mubwira ko umuryango wacu wa Tabaro turi mu gitaramo cyacu nk'uko namwe mwateranye ubu. Umwe mu bahungu bacu yatugejejeho icyifuzo, yari amaranye iminsi cyo kubaka urugo. Mubwira ko twamubajije uwo yaberutse, atubwira ko yaberutse umwe mu bakobwa banyu, cyane ko mugira abageni beza dusanzwe tubizi. Tumubaza uwo ari we, atubwira yuko n'ubundi
maze kukubwira yuko twifuza umugeni mu muryango, urambwira uti ndakwemereye, ariko sinkuha umugeni, icyo nguha ni irembo. Maze kunyemerera irembo ndarifata, ariko nkubwira ko nzihuta, nkaza vuba, ntazaba sendataze, ahubwo nzaza nihuta. Ariko urongera urambaza uti ntabwo mbwiye umugeni mwabengutse, cyane ko tugira abageni benshi. Mbwira yuko umusore wacu yabengutse witwa Niyo Twagira Jacqueline. Hanyuma umbaza umusore uwo ari we, mubwira yuko ari wa musore wajyaga guherekeza uje kudusura witwa Nkubito Jean Pierre. Maze urambwira uti ngaho rero irembo narikwemereye, cyane ko mu by'umuryango unyemerera atarimo gutanga abageni, ahubwo umuryango ari gutanga umugeni ku mugaragaro. Nanjye ndakubwira umuryango uzaba wateranye, nanjye rero ngize amahirwe kuba munyemereye kugira ngo ducukure cya kiganiro. Umuryango wa Ntaganda nta rindi jambo ritugenza, turabasaba umugeni Niyo Twagira Jacqueline, kandi tumusabira umuhungu wacu Nkubito Jean Pierre. Murakoze. Reka nibo batera guseka, uriya mu ijambo ryizihiye rivuzwe mu gihe cyaryo, ngo ni nk'amatunda y'izahabu ku mbehe y'ifeza. Kuko watangiye wibwira uyu muryango wa Ntaganda Claude, reka nanjye mbwira umuryango mwazanye, bishoboka ko ariwo watanze, yitwa Mugarurire François Savio. Muhagarariye rero umuryango wa Ntaganda Claude, ubwo ni ukugira ngo ubu ngubu urimo kuganira, kandi duhagaze neza, njye nawe duhagaze neza cyane rwose. ntabwo nashinze ari uriya muryango yewe urumva neza, ngira ngo urumva ko ari umuntu nimwongere mu muryango. Murakoze cyane. uwo ni Yesu wabivuze. Ni ukuri. Nyuma ya kubona baravuga ati murasaba ntimuhabwe ko musaba nabi. Kuko ni amagambo avuga njye nanjye rero ndimo kuvuga ngo mu biganiro turi bugirane, ntarinjira mu ngingo nyamukuru mwatubwiye, mbaye mvuze ibijyanye gusoza. Iyo musaba neza murahabwa, hanyuma nimusaba nabi ntabwo tubaho. Yego rwose nakumvise. None se uko muhereje noneho ko nawe yimwereza nawe ibi byo babyita biki? Maze data yajyaga ambwira ati mwana wanjye nugera ahantu ukicara bakakuzimanira, kirazira kuvugira ku izimano ijambo nk'iri ngiri. Maze rero ngira ngo abakobwa bawe nibo bari hafi, ndetse n'umuziritsi wawe yakuraho urupfuko urakoze cyane. Abo babyeyi kugira ngo badufashe kubyumva, hanyuma nuko ayo makuru n'amaboko mutari mufite izo ngingo zose, ariko ubwo nanone n'ikindi kibazo niba tuzireba zose, ariko biraterwa n'aho duhindukira. Aho duhindukira mu Bushinwa cyacu, uyu mugabo urimo gusaba umugeni akwiye guhabwa umuryango wa Claude Ntaganda. Ndagira ngo nakire abantu babiri, kandi mu buryo bwanjye hari murumuna wacu nawe aragira icyo avuga, hari mu bumoso bwanjye ndaza kubona abanyirasenge nabo baraza kugira icyo bavuga. nanjye biba gipfundura ngo bambwire ngo noneho zana unarihe ko wagipfunduye. Mbagabiwe na Yesu Kirisitu, nkemeza yuko nakwemeye, umwari wacu ntabwo twamugiraho ijambo. Iyi ngiyi rwose ndayiba twaza bayisubirane mu muryango iwabo, nibazabona indi mu gihe gikwiriye nahawe rugari. Munzanire igiye nyakubahwa mubyeyi, nzi ko ugira ibitariro byinshi ariko iyi ngiyi iwacu agahugura umuco wakora kandi wako, nyamuneka ko kagira ibyiza y'umubyeyi mwiza. Dore ngiye kumenya ushaka ibyiza, ntuyitire ko nanjye noneho ndabona dore nakisi
Foreni hazuvuga amateka y'ubundi ujye kwisohora ndahohoda niba guture niba guture ntabwo avuga ngo amabura buriza kuko uwagira yagira kw'igiyi ariko ntabwo twifuza ko nyina bavuga ko itasinde ubwo none ubwo nyine ari mu rugendo rwo kwirinda amaraso mu muryango nuko twamenyerejwe ni uko n'iki yaratojwe ariko nuko dukeretse gusa kandi hagomba kubaho nikwe kuko mu kanya ngaho ugiye kuvuga ijambo wewe rero muze kutubwira utubwire ukuri kuko ibi bintu birajya ku mutwe wacu ese ubundi biravugwa nani nawe umusangiza biravugwa nani ni nkande wabivuga n'uyu cyangwa n'uyu iwacu twe tubivuga nawe se bayakubaye natubwire bari bazanye ubuki kugira ngo basabireho kugira ngo nsabire wa muryango waje tugendereye tubanze tubasakuze sakwe sakwe soma sakwe sakwe soma ngaho soma turebe urumva bimeze bite bimeze biteze niba bashyizemo amazi arakubwira ko bayashyizemo umuryango wa korode birakaze nabaye rero barabyivugira hari igihe cyo kumutanga ntabwo kiragera uyu muntu umwe mu bakobwa twari dufite yarazi gutegura yaririmbaga muri korali akaririmba sipurano yafashaga ababyeyi imirimo yo mu rugo no kuvuga ngo duhite tumutanga burya ngo turabanza tubyigeho tukoze mu mwanya turaza kubaha igisubizo tuvuye mu muryango murakoze turi kumwe na ba nyirasenge rero turi kumwe na ba nyina wabo turi kumwe n'abasaza be umwanya w'umuryango kubiherera turaza kuguha igisubizo kivuye mu muryango murakoze taza rero kuvuga uteze ko batangiye kuvuguruza mu byo wari wanyemereye muzeke aho ngaho ahubwo niba barisubiye we ntongera ngo tugaruke nabyo bitwereka ko bisubiye kuko bari batubwiye ntabwo umubare mpungenge ntabwo nje kumujyana nonaha navuze ko nje kumusaba hanyuma ibyo kumpekera nimusaba nimwe muzabigena niryo jambo ryiza buriya umunyarwanda yise umwana w'umukobwa ku ijambo rivuga gukobwa maze ubuhumure no mu gihe muzamutwemerera mukamuduhekera kuri cya gihe muzagena umuhumure bababwiye ko ahari urumva ko atari byo ateyemo neza arahari ubwo nta kikibura kugira ngo bisobanuke rero jya bigikomeye erega mu ijambo nyirasenge ubundi yavuze ntibagarura ariko mu muco w'abanyarwanda nanone maze faranga ese waje kwiyakira kugira ngo byorohe kuko kubashyira kubashyikiriza turabashimiye ko niyo twagira mwamureze neza kandi mukaba mutubwiye ko hari buriya no kumuduha turabizi ko mutamutwira siga natwe twavuga ko niyo twagira arahari kandi kuko arahari aho twari tugeze rero afite ayandi mazina ndasenge buriya nubwo umuhaye uruhisho ariko uko
umukobwa wacu afite amazina menshi, yitwa Mutumwinka, yitwa Mukobwajana, yitwa Muteteri n'ayandi mazina menshi. Gatawe n'umuryango wanyu kugira ngo twari tugeze, ndagira ngo dukomeze tuganire, ariko nagira ngo mbanze nongere mwibutse amazina ye, cyo cyatumye mbangu ntabwo dupfa kumutanga gusa. Murakoze. Bagendanye bose nza kubona harimo abantu b'abanyamasengesho bubitse cyane, baravuga ngo nibibe uko bavuga tukajya duhita twemera twongera twemera n'umubyeyi wavuga kugeraho bikaba ariko bibi. Ariko njye nagize ikibazo, buriya munyamasengesho wicaye imbere wambaye imyenda idasa n'iy'abandi bose, ndagira ngo menye cya gihe imvura igwa hagutegeka ko ugomba kumusengera mugire abana 12, abafite 6, kuki bitari byagerwaho? Ni ukubera iki? Kandi natwe mukabuje kutwaka umugeni, uryivugire wegeye imbere, umwegere kandi icyo cyari icyifuzo cyanjye, nisanga cyarashubijwe cyangwa kiri mu nzira ntacyo ndakomeza ubundi utere intambwe igihe imbere rwose. Murakoze cyane, kuko niko bimeze, ariko turacyarindiriye imwe yari ijuru munsi, iyo niyo turindiriye kandi uko rero bizabisoza. Mwakomanze nyine murakingurwa, ugendanye nayabona byose. Niba yari yaravuze se ngo nzabikora narenza n'iki, nuko nyine kandi niyabuze kubikora na 6 maze kugira niyo yabikoze n'abasigaye izabikora. Ubishyikirize bariya bantu. Jacqueline atukubaye. Nuko rero bamaze kuvuga, reka muguruke rwogesha Icyose cyongereye cyose cyongeye. imyenda yonyine hari na mbogo na bihugu. Mbogo na bihugu. Oya, navuze muvuna, mvuze mbogo. Ntabwo ari muvuna. Bambwiye ngo umeze njye mbere. Ni igikoresho cyiza kigesa ubwatsi, maze inka n'amashyo zikabukafukafu neza. Izirya burya harya abantu, ariko inka iyo zitapfuna ubwatsi, iyo ziguhekenya babyita gukafakafa. Akuma rero kaba kabugeseje neza, n'izina rivuye mu misaya. Icyo kinyarwanda ntabwo ukizi. Bakafakafa. Nakubwira abantu bararya, inka ntizirya. Ntiwabyumvise. Iyo zimaze gutapfuna ubwatsi, ngira ngo urabizi ko zikenera no gushoka. Baratahira rero, iki ni igicuba. Yego. Maze muri iki gihe cyacu cy'iterambere tuganamo, si na ngombwa ko tujya gufukura amariba cyangwa ngo tubumbire, ahubwo n'iterambere ryacu ryagiye ribyoroshya. Iki kibumbiro ntabwo nk'iki cya kijyambere n'icyanjye naje muzaniye, ni icyanjye. Naho umugabo sinjya mumenya, ntabwo muzi. Maze tuganire kandi dusubukure ikiganiro twasohotse natwe mu gihe cy'amahanga.
murakoze cyane. bijyanye no kurema amaboko n'amaguru. Rero niba nza kubona ingingo zishoboka niba ziri bukwire, ese Yari mu muco w'Abanyarwanda babivuze neza, hari umugabo witwaga Semuhanuka yajyaga agira ikinyoma nk'icyo ngicyo, akavuga ko asabira umuhungu we Muhanuka, ariko igihe cyo kumuhekera cyagera ati ni njyewe. Ni ikinyoma yagiraga gikomeye cyane kandi arazwi mu bantu b'ikinyoma gihambaye, ariko n'ubu duheruka mu myaka yatambutse kuko ni intumwa y'umuryango wa Charles, ariko n'umusore Sabira namukubwiye, kandi mu kanya ntabwo twari kumwe, ariko ukimara kuvuga ko uri hano umuntu undi yakarati ageze hano hafi, yaraje kumva inkuru y'uko umugeni twamusabiye bamutwemereye, ariko ubwo amaze kugera hano hafi rero baraza kubisobanurira neza. navuze Nkubito. Niyo mpamvu nahamagaye Nkubito rero, ukabona abo basore bose cyakora bari mu manzi. Ariko nyine na koperative urebye Oya ntayo tugira. kera baravuga ngo nabavuga ari kwijyana, ntabwo ari kugeza, ni ukuvuga ari kumvikana. Hagize umuntu wigirira neza muri mwe akavuga ati nicyo usabwa kugeza uruhu ryawe. Reka wenda Mbabari ndagira ngo nanjye ngira kandi gakiragishwa regashyiraho. uretse gatoya, uretse gatoya, uretse gatoya, umuntu wumva ko akeneye umugeni mu muryango wo kwa Claude Ntaganda niki nahita azamura ikiganza byihuse cyose, hanyuma urugero rurahari. Ariko bitwaye iki kizamuka si nguwo Kutavuga muraba neza. Neza turamushimiye rwatera intambwe tumusuhuza tukuramutse ugejeje umusuhuze mu bito turamukuze y'imanzi uri batubwiye kuri n'imanzi tukukuze y'imanzi Yesu ashimwe. Ariko ni naho Nkubito kuko Nkubito bakoze ari Nkubito. Niba yanze guseka ntabwo ayimana. Aho muri Imana. za mbere, ariko naringize ntawe kosha hari nicyo narimo mvuga cyane ko tubizi ko umukobwa ari mutumwa ari umukobwa jana nicyo byarushije byiza cyane, wabuze ko ari n'inzobe pe, ariko noneho uzi kureba neza utaza kuza. Noneho rero cyane by'umwihariko Venuste mu kanya turabakosha ibyo, ariko reka tuze kubakosha umuntu mwazamukana ukegera uriya wumvagaze hariya uriya ashinzwe kugira ngo twakire icyo giti umureba areba ko uriya yaraka yanamwenyura agira ngo kuri uyu muryango wacu ukuntu twakira abantu kandi umuryango wose wagushima. Ngaho rero banza utambuke ugende muramutse neza kuko urushaka kugira ngo mwumve neza ko sebukwe aca ku irembo hasanze akamanutsa amubwira ati urabona nyakubahwa cyangwa se bose. Nkurikira abandi ubihoreye.
yego umusuhuze kandi n'ubwenge usenge wabishaka utabishaka kugira ngo bikunde binyure ngaho no kubita wegenda nyako yamara watwasiriza urukwe hano tukabicana neza ubundi numara kumwumva ukandika mushimye n'ukuri ngaho rero mutambukane uwanyine umuntu ukomeye nguyu maze turebe ngaho kubita we ubu ngubu ubaye enjeniyeri kandi kugira ngo ugire gafite uzajya ubohereza ibintu byose ndagira ngo umutungo uhita mubona uri buzamuke muri none abandi mwe mwihanganye nta kundi nyine ngaho uzamura inkoni ubundi uyimutunge numara kuyimutunga tugiye kubakorera ni ukuri kw'Imana reka mbabazi ubundi muri abagabo muri abagabo hano muri abagabo kuba bita Yesu Kristo watigite koko ngaho kuyihanganire mwese mu mundi twute ibyo yacu imbere y'Imana yenda aharenze urumva n'abandi imbere y'abandi noneho rero twebwe twihereye ku Mana y'isi undi muhumurize dusenge Imana none se tunajya ngo tubigenze ngo tugire mu hari icyaba nuko rero Mana yanjye urabizi yuko wagirira indasi kw'izano giza n'icyayi cya Sentasi none dore uyikije kubita y'imanzi agiye kubona uzajya gutekera icyamata akamugurira na mayoneze agakumara ibintu yose akayigaza bigiye kugira ngo yikemuke nuko narara kuri matora nishimye nkarara no ku ikarito byose byari kubera kubona bari kusasi none dore kubita y'imanzi bagiye hariho biratungana abo basigaye bibuke kuri ibyo byose badukikije nabo bibuke amina bibuka rero mumaze kumwenyura umuntu ntagize koko babagije gusenga no kwizera bamwe kujya kujyana mu cyumba ubundi umubwira uti kurikira mbega aho bwicara maze muze kwereka neza babiri kuri babiri muhita wagize ati ubura kandi bwaza kubyumva neza ngaho uhita kwambaye no gusenga mbere no kujya mu bundi n'inama zagira zo kwakira neza uhize mu rero iyo ubanze ubaza gukurikira uramenya ko umatikanya gusenga Imana urasenga kandi kwiga uburyo bw'umubiri uko yavuze uretse nawe naho tugiye
ageze rero ku ngingo y'iko ko bakeneye jardin baje gusaba kugira amafaranga Felicite waba umuzi uramuzi icyo rero urakizi urabizi ahangaha yifashe mbara ukuntu yatubwiye yaje atubwira ko aje niyo bazimya ririya tara abantu berekana n'amashyi bafite rero bari gusaba n'umuryango wa Ntaganda Claude ariko nabonye witwaje hariho ibisore bya bisore bitagira gahunda bagiye bitera imigeri kugira ngo muve ku mwana wacu turabigushimira se mwamuhaye amashyi y'umusore turakoze ariko witegereje Jean Pierre nanone turagushimira nyakirira akira ntarakakira se ikiguzi ntabwo ari ikiguzi nakubwiye ko gushimira uwo murimo mwiza wakoze none yaba ari ruswa oya nta ruswa nk'uko narakijijwe mubizi se aho gushima mu bashima siko bibiri ivuga niba uyizera akira